Guys rero mutwihanganire ntabwo twababeshye, reka nze mbasobanurire akantu ku kandi. Urabona kiriya gihe Ivi yari ari kuruka, hanyuma Alphonsine aravuga ati Ivi uratwite. Mu by'ukuri koko guys ntabwo twababeshye kuko n'uri muri abafana bacu. Impamvu twe tugiye kubikora kugira ngo Alex bigaragare ko ari uwo muteye inda. Ariko guys rero amakomenti yabaye menshi baravuga ati ntabyo dushaka, ibyo ngibyo mwaba mubikoze nabi cyane. Rero twahise duhinduramo ko agwaye malariya. Abenshi mwari muzi ko twababeshye kuko ejo narababwiye ngo Alex niwe wateye Ivi inda, kandi ko niko byari byanditswe. Mutwihanganire mwadukosoye twumva nibyo, turavuga ngo reka duhinduremo ikindi kintu kuko twabonye byaza bikotaniro bigeze hariya igihe Aime azaba yarageze iwabo ndetse na Alex ndetse na Ivi bari kumwe, ari kumwe na Aime. Twibaza uburyo bizagenda kuri Alex, urabona bose baramukunda. Twibaje uburyo bizagendamo biratuyobera, bitubana ihurizo, baduhaye ibitekerezo nk'amwe nk'abafana bacu. Baravuga ati muri iki ni ikintu muhinduramo, kandi urabizi neza malariya, iyo umuntu aguye malariya ararukara. Mumbwire mufashe kumwe, kuko ukuntu twe twabiteguye kwari uko nguko. Twe turi kugira ngo tubihuze basange Alex yarateye Ivi inda, ariko twabihinduye duhinduramo ko aguye malariya. Ntimukaturenganye, mwihangane kandi nimwe mwaduhaye ibitekerezo. Twabonye Ivi akunda Alex ndetse na Aime akunda Alex, bose baramukunda by'ukuri. None twibaza uburyo bizagenda igihe bazasanga Alex yaramuteye inda. Aho ngaho twaba tugiye kuyirangiza hakiri kare, kandi nzi neza ko mukikeneye. Rero ni ukutwihanganira, reka twigarukire ku bindi bintu. Ariko gusa icyo ngicyo reka tugikansaringe, icyo kibazo cyawe reka tugikansaringe. Guys rero ndagira ngo tujyane akantu ku kandi. Ese kuko guys koko ubu ngubu Aime namenya neza ko Ivi ari inshuti ye bizagenda gute? Kandi byitwa ngo baravukana, ngo abakobwa babiri ku musore umwe, abakobwa babiri bavukana ku musore umwe. Kandi uzi n'ukuntu iyo umukobwa afite umusheri akaza kumenya ko undi mukobwa w'ahandi nawe ateretwa n'uwo musore, ngo bakaba bahuriye ku musore umwe, ariko abakobwa batavukana. Icyo nashatse kuvuga mwacyumvise, mwabonye ukuntu bagira n'aho bagwana. Se guys wari wagira ahantu abakobwa bari gupfa umusore, haba habaye intambara iteye ubwoba. Ibaze noneho nituza kumenya ko nibaza kumenya ko bose bakunda Alex kandi bavukana, ese bazagwana? Ese bazababarirana? Ese umwe azaharira undi? Icyo kintu nicyo dutegereje nkatwe nk'abafana b'amaraso yanjye. Guys rero ni ibibazo bikomeye cyane, icyo nacyo reka tugitegereze turebe uburyo bizagendamo. Ese ahantu iyi filime yarangiriye, gusa uyu munsi ndabwira n'amakuru meza. Ese guys mwabonye ko Alex yabonye mama Ivi arijijisha, ariko byabaye iby'ubusa. Mwabonye ko ibintu bitangiye kujya ku murongo, ubu Alex nawe agiye kumukwena. Amakuru meza rero nshaka kubabwira ni uko Alex aratekereza Aime amakuru yose yabonye, ati mama ari gucuruza agataro, kandi murabizi neza ko Nyambo aribyo yamutegetse. Uwo ni Aime, ibyo yamutegetse murabizi neza cyane, ni ibyo ngibyo byo kugira ngo abe mu buzima bubi, abone ko abakene nabo dufite agaciro, abakene tumenyane. Guys ni ukuvuga ngo Aime namara kumva ko mama we ari mu cyaro ari gukora ibyo yamutegetse, bizatuma Aime umutima we ugaruka, avuga ati kubera kose mama yaranyubashye, kandi ko kubanza koko ari mama koko. Ikigaragara cyo ni uko Aime azagira umutima mwiza, akavuga ati mama icyo nishaka nakibonye, iyizire mu rugo tubane, ariko ntukazongere gushihura abakene. Ati mu minsi mike ubaye mu cyaro, nizere ko ubonye isomo, nizere ko hari ikintu bikwigishije. Buriya bajya bavuga ngo iyo umuntu ari mu bibazo, umunsi umwe umubera nk'imyaka 5. Ubu ngubu bitewe n'ubuzima bwiza mama Aime yarabayemo,
ndetse n'ahantu yabaga ndetse n'akazi afite yirengagije aje gushaka Aime, nizere ko ubuzima bwo mu cyaro bwamuyobeye. Mama Aime murabizi amakonti aruzuye hariho amamiliyari, ariko mwabonye uburyo ari kugurisha inoti y'igihumbi, kandi nabwo bari kumucunaguza nacyo bakimwimye. Rero ni ukuvuga ngo ni ibintu bitangaje cyane kubona Aime ageze mu rugo rwabo ari kumwe na Ivy na Alphonsina na papa we azamukorera ibitangazo biteye ubwoba, muzabyibonera bitewe n'uburyo bamushakamo, kuko n'ibiriya byose mama we ari gukora ni ukugira ngo arebe ko yabona umwana we Aime, kandi nzi neza ko bizaba. Mwitegure uyu munsi ejo saa 3 filime iraba yahageze. Icyo mwe murakora ni ukugira gute, ni ugusharinga, mugakora subscribe, mugakora like, kugira ngo muzabe aba mbere mu kureba igice cya 22. Murakoze.